Nanone bakunzi ba Judgment Turufu Victory ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, mbagezaho byanditswe ngo ukuri kuvugwe. Muvandimwe, Yesu yagendaga akoresha byanditswe ngo mu bigeragezo byose ndetse n'ahandi hantu abamuhagarariye bose bagiye bakoresha byanditswe ngo. Akaba ariyo mpamvu nafashe umwanzuro ndavuga nti kubwo gufashwa n'Imana buri munsi nibura ngiye kujya nsoma Bibiliya, hanyuma imirongo nasomye nyisangize abavandimwe. Ibitabo nzajya nifashisha nzajya mbibabwira. Reka rero nkurarikire kugira ngo ukore subscribe. Umugambi wa subscribe ni ukugira ngo ibiganiro duteguye ninshyiraho video wowe ubwawe uzajye uhita uyibona. Hanyuma nugira ikibazo cyangwa wifuza kuduha igitekerezo cyangwa wifuza kutwunganira, byose ni ibintu bishoboka kandi twemera inama. Watwandikira muri comment, ukandika muri comment, hanyuma twebwe tugira gute turabibona. Hanyuma wakumva ushaka kubisangiza inshuti n'abavandimwe ugakora icyo twita share, wabikunda ugakora like. Rero ngiyo impamvu y'ibyo byose baba barabishyizeho kuri iyo platform ya YouTube kugira ngo bigende neza. Nyemerero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kubera ko udukunda, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya twongeye kwishyira mu biganza byawe kugira ngo ukomeze kutwiyoborera kandi intekerezo zacu zose zigengwe nawe, maze muri ijambo tugiye kwiga tugengwe nawe. Kandi muri uyu mwanya nongeye kugushyira imbere abafite ibibazo, baba ari abarwayi, imfubyi n'abapfakazi, abadafite kivurira ndetse n'igihugu cyacu muri rusange, byose mbigushyize mu biganza kubera ko ari wo upfumbatura ikiganza ugahaza kwifuza kw'ibiriho. Natwe ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutubera byose kuko uri byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero muvandimwe, uyu mwanya nk'uko nari mbikubwiye ngo byanditswe ngo ukuri kuvugwe, ariko uyu munsi tugiye mu itangiriro igice cya 13, aho turi buhere ku murongo wa mbere tukagera ku murongo wa 18. Muri ubwo buryo rero nahahaye umutwe uvuga ngo umuti w'amakimbirane. Umuti w'amakimbirane. Ndumva rero ahangaha ayo magambo umuti w'amakimbirane cyangwa iyo nteruro ndumva rwose biri kumvikana neza, nta bundi bugorangingo twashyiraho umuti w'amakimbirane. Muri iyi si cyangwa muri iki gihe hasigaye hari ibibazo byinshi, hasigaye hari intambara nyinshi, ariko tugiye gusoma mu itangiriro igice cya 13 nibura turebe ko hari umuti dushobora gukuramo. Nyemera rero dufate Bibiliya, hanyuma niba utanayifite utega amatwi kubera ko ngiye gusoma mpere ku murongo wa mbere ngere ku murongo wa 18. Itangira igice cya 13 umurongo wa mbere haravuga ngo Aburamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Umurongo wa kabiri, Aburamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Umurongo wa gatatu, aragenda ava i Negebu agera i Beteli. Ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi. Umurongo wa kane, ahari igicaniro yubatse mbere, Aburamu yambarizayo izina ry'Uwiteka. Umurongo wa gatanu, kandi na Loti wagendanaga na Aburamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Umurongo wa gatandatu, icyo gihugu nticyabakwiriye kugituramo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburamu n'ab'iza Loti. Kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferezi babaga muri icyo gihugu. Umurongo wa 8, Aburamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe?
ndakwinginze tandukana nanjye. Ubwo ni ku murongo wa 9. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Loti, umurongo wa 10. Loti arambura amaso abona ikibaya cy'uruzi Yorodani cyose yuko kinese hose, Uwiteka atararimbura i Sodomu n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'iy'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba, baratandukana. Aburamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya. Yimura ihema rye agera i Sodomu. Umurongo wa 13. Kandi aba Sodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. Umurongo wa 14. Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uwiteka abwira Aburamu ati, rambura amaso urebe, uhere aho uri hano ikasikasi n'ikusi, n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Umurongo wa 15. Igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Umurongo wa 16. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwana n'umukungugu wo hasi, umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Umurongo wa 17. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Umurongo wa 18. Aburamu yimura ihema rye aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya Mamure biri i Heburoni, yubakirayo Uwiteka igicaniro. Nsomye imirongo myinshi, ariko ndifuza ko tugerageza kwibanda ku mirongo, navuga ngo ni umurongo wa 8. Ahangaha muribuka neza yuko ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7 twabonye ko n'ubundi duhereye ku murongo wa mbere w'iki gice turabona Aburahamu ndetse na Loti bari kuva mu gihugu cya Egiputa, n'ubundi bavanyeho ubutunzi bwinshi, amatungo, amafeza, amazahabu, mbega bari bameze neza, ubutunzi babuhagije, by'umwihariko amatungo. Ariko icyo tubona ni uko ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7 abashumba ba Aburahamu baje gutongana, bapfa nyine urwuri. Hanyuma Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. None se muvandimwe, ahangaha murumva ari nde wateye intambwe? Ndimo ndagira ngo nkubwire ko Aburahamu yarutaga Loti. Ibyo ni ibintu tuzi, twabonye ko Aburahamu yavutse mbere ya Loti, kubera ko Loti yabyawe na Harani, kandi Harani yari umuvandimwe wande wa Loti. Bivuze ngo Aburahamu yari se wabo wande wa Loti, bivuze ngo yaramurutaga. Ikindi Aburahamu ndi gukoresha Aburahamu, ariko ture kuri Aburahamu kuko nituragera aho yahinduriwe izina akitwa Aburahamu, ari byo munsi abantu twese tuzi. Aburahamu rero urumva ko yari aziranye n'abantu benshi, aziranye afite ubutunzi buruta ubwa Loti, ariko urumva ko Aburahamu yaciye bugufi akamwemerera guhitamo. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yemereye Loti guhitamo. Arangije aramubwira ngo hagati yanjye nawe he kubaho intonganya. Aramubwira ati, mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso ndajya iburyo, nuhitamo kujya iburyo ndajya hehe? Ibumoso. Bivuze ngo rero ahangaha hari ibibazo nifuza kukubaza, ariko mbere y'uko ntubaza ibibazo, ahangaha niho imico myiza n'umutima wo kutikanyiza bya Aburahamu byagaragariye. Ni ukuvuga ngo imico myiza y'Aburahamu no kutikanyiza niho byagize bite? Byagaragariye. None ndimo ndagira nkubaze ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere,
ni bangahe batakomeza kugundira uburenganzira bwabo n'ibyo bakunda baramutse bibagendekeye bityo? Ni bangahe bakomeza bakemera guhara uburenganzira bwabo biramutse bagendekeye bityo? Muribuka neza mu gice cya 12 twabonye ko Aburahamu Imana yamubwiye ngo nahaguruke ajye mu gihugu Uwiteka azamwereka, kandi aho azajya azamuha umugisha, uzamuvuma azamuvuma, ndetse amubwira yuko azamuha n'urubyaro, ndetse n'igihugu agiyemo azakiragwa. Urumva ko yari afite uburenganzira bwo kuba yahitamo uko abishaka, ntahe inda ya bukuru Loti. None muri twebwe ni bangahe bakemera kureka uburenganzira bwabo mu gihe bagendekeye bityo? Ikibazo cya kabiri, ni ingo zingahe zatanye? Muri iyi minsi abantu nta guca bugufi bafite, muri iyi minsi nta munezero uri hagati yabo, bitewe n'uko ahari ngire ngo bajya gushakana batarigeze bakundana, cyangwa bagashakana hari ibyo bari kugenderaho. Ariko muri makeya, ahangaha niba habaye intonganya hagati yanyu, muba muri abavandimwe, nimuba mukwiye kugira intonganya hagati yanyu. Umwe muri mwe aba agomba guha inda ya bukuru umuvandimwe we, hanyuma agahitamo. Hanyuma ikibazo cya gatatu, ni amatorero angahe yaciwemo ibice bitewe no kwimika ibyaha? Muri iyi minsi amatorero ahari ni menshi, bitewe n'uko bamwe bimika ibyaha abandi ntibabyimike. Nyamara iyo urebye usanga Bibiliya ibayobora ari imwe. Niyo mpamvu ngiye ku ruhande rwanjye nahisemo kugenda mfata Bibiliya kugira ngo tuzasome umurongo ku murongo, turebe icyo Imana yagiye isaba umuntu. Ahangaha rero njye nawe nizera ntashidikanya ko tuzaba mu ruhande rw'Imana. Hanyuma rero icyitonderwa, ndi gusoza umuti w'amakimbirane. Reka nsoma amagambo. Abana b'Imana mu isi yose ni umuryango umwe, kandi umutima umwe w'urukundo no gufatanya ni ukwiriye kubayobora. Ahangaha umutima umwe w'urukundo ndetse no gufatanya nibyo bikwiriye kuyobora abantu bose kugira ngo amakimbirane arangire. Rero ndimo ndagira nk'umukoro uze gusoma mu rwandiko rwa 2 rw'Abanyakorinto igice cya 13, uzabona ko urukundo igisobanuro cyarwo ubusobanuro bw'urukundo rutandukanye n'uko abantu barutekereza. Rero abantu bakwiye kugira ubufatanye, bakagira n'urukundo. Uwo ni wo muti nyakuri w'amakimbirane. Hanyuma reka twumve icyo Pawulo yabivuzeho yandikira Abaroma mu gice cya 12 umurongo wa 10. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 12 umurongo wa 10 yaravuze ngo kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire mugenzi we imbere. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ariko ibi bintu birashoboka, bishobokera ufite umutima wari muri Kristo Yesu. Igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa agiye kuboza ibirenge abasezera, Yesu yafashe umwanzuro wo kugenda boza ibirenge nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, ndetse nk'ikimenyetso cy'uko bakwiriye kuboneza intekerezo zabo, kubera ko ubwenge cyangwa umutima mu ijambo ry'Imana tubona neza yuko ari intekerezo. Yagira ngo abereke neza yuko ibirenge byabo biba byagiye binyura ahantu hatandukanye, bakwiye kubyoza cyangwa bakwiye kwiboneza buri munsi binyuze mu maraso ya Yesu. Ariko bigeze kuri Petero aramubwira ati njye sunyoza ibirenge, icyakora uranyuhagira umubiri wose. Yesu aramubwira ati nutemera ngo mbikore nta hantu njye nawe turere duhuriye. Bivuze ngo ikimenyetso cyo kwicisha bugufi ni ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza ubwami bw'ijuru, kubera yuko na Yesu yicishije bugufi ndetse agera ku rugero ruri hasi cyane, aba umugaragu, ndetse n'umugaragu ntiyaramukwiriye, kubera yuko tubona neza yuko yambaye ishusho y'umuntu kandi ari Imana.
Yesu rero arongera avuga ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Uwo niwo muti w'amakimbirane. Muvandimwe, shyira mugenzi imbere yawe, wizirikane ko yaremwe nkawe, afite amaraso nk'ayawe, kandi nubwo mushobora kuba hari ibyo siyansi igaragaza by'amagurupe sange ngo gurupe blood group, ibyo ngibyo mushobora kubitandukanya, ariko homoglobine ziba ari zimwe. Homoglobine kuriya bituma amaraso atukura. Ibyo ngibyo byakabagize umwe, kandi ujye uzirikana yuko amaraso yawe hari undi mugenzi wawe ushobora kuyabona. Mu by'umwuka rero muvandimwe, imibereho yawe, imibereho yanjye ifite uruhare rukomeye. Reka nkwifurize kugubwa neza, amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kuba kuri wowe mu izina rya Yesu. Nyemera dusenge. Mana yacu, data wa twese, uradukunda, turabizi neza. Twikize mu biganza byabo kugira ngo uduhe umuti wo kwicisha bugufi, kandi uduhe gushyira bagenzi bacu imbere, maze ubwo ugiye kugaruka uzadushyire hejuru. Rikomeza kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.